natamani kufikia nchi nzuri yenye ahadi, Yerusalemu mpya. Turaririmba igihe cy'indirimbo kigeze natamani, ninjiye muri studio kambabwira bajya mu itorero bambaye uruhu rw'intama, hanze y'itorero bakaba inyamaswa. Yesu ashimwe cyane. Usanga bubaha Imana mu bihe bakenye, bamara gutunga bakayibagirwa. Mujye mukora ibyariko mujye mwibuka ko iherezo rya byose riri bugufi. Twakoraga na Majesty ako kantu. Turabashimiye cyane mwe mudukurikira umunsi ku wundi aho muherereye hose, abari hano mu mujyi wa Kampala, mu ntara zose za Uganda, Mbarara, na Kivale, Fort ndetse na Chaka. Turabasuje cyane abari hanze ya Uganda, muri East Africa hose muri rusange, ndetse na Kongo iwacu n'abari hanze ya Afrika turabasuje cyane. Hanyuma rero nkuko mubibona turi kumwe n'umutumigwa, ni umuririmbyi, ni umustar, ni umuntu udasanzwe. Ndagira ngo mbere yuko dutangira rero abanze atwibwire hanyuma tubone gukomeza. Murakaze neza. Murakoze cyane Ikaze Media kubwo kudutumira kugira ngo tuze tubane mu mwanya muri iki kiganiro. Nitwa Byishimo Alexis. Wenda tugiye mu miryango kunavyo nta kibazo, ndumugorora. Twibwire nyine neza mbese na status yawe uko uhagaze. Yego. Ndumugorora. Iwacu aho mvuka muri Kongo ni mu Minembwe, aho bita mu Masha. Ariko nyine nabaye gake twagiye mu Mushasha bw'impamvu nyine z'amashuri nkuko mubizi. Ubu ngubu nkaba ntuye hano muri Uganda muri Kampala. Ndubatse, urabona ko nambaye urupete. Icyo rusobanura biragaragara ko nubatse mu buryo bwemewe n'amategeko. Abadukurikiye yagira abari kwitiranye ngo bazaza. Ndakagira uzaza kumbaza kuko abagabo ntabwo babaza, ariko mfite umudamu umwe n'abana batatu, bahungu babiri n'umukobwa. Nizere ko mu bijanye no kwivuga nivuze. Okay, urakoze cyane. Hanyuma nk'ubusanzwe iyi ni Ikaze Media, batarakora subscribe mukore subscribe. Njewe nitwa Ruboneka Etienne. Hanyuma rero ndagira ngo noneho ikiganiro cacu dutangire. Byishimo ni umustar, ni umuntu w'umuririmbyi. Ndagira ngo noneho duhere aho ariho duhera. Byishimo yatangiye career ya music yiwe ryari? Byishimo yabaye Byishimo ryari? Kuko uri umuntu wagiye ugaragara cyane mu ndirimbo nyinshi zitandukanye. Hanyuma ibyo byose byahereye he? Byatangiye ryari kugira ngo Byishimo abe Byishimo wari uyu munsi? Sasa uko bimeze, rwose nta ujya wihamagara muri uyu murimo w'Imana. Imana niyo ihamagara, kurya ijambo rivuga ngo ntabwo ari mwe mwantoranije, ni njye wabatoranije. Nanjye Yesu yarantoranije, ampa impano yo kuririmba. Hariho n'izindi nyinshi, vugabutumwa n'ibindi nyine bijyanye n'ubukristo, ariko cyane icyo ndishuwa ko nahawe n'abandi banzeho nyine nguko ubivuze n'icyatumye muntumira n'uburirimbyi. Natangiye kuririmba ndi muto cyane. Zanibuka ko ari nko mu 2003 cyangwa 2004, nari nkiri muto ndi muri primaire. Twabaga muri korari hari Bukavu mu rusengero bita Methodiste i Muhumba. Noneho tuja mu ihuduma. Korari y'abana ntoya yari ya kabiri yitwaga Matunda ya Roho, n'izina ry'igiswahili imbuto z'umwuka. Iyo huduma niho nafatiwe. Gufatwa muravyumva, gufatwa nyine kwakira umwuka wera, kubatizwa mu mwuka, kumva nyine wa muriro uratse muri wowe, ukumva nyine ubaye ikindi cyaremwe gisha. Ico gihe rero mare kwakira izo mbaraga z'umwuka wera, nari nkiri kuri primaire.
mu rusengero twagiraga iyo korari y'amatunda ya roho twari dusanzwe turirimba buri cyumweru bakaduha indirimbo hariho n'indi nyine inkuru yitwa injili noneho icyo gihe mare kwakira umwuka wera dutangira nyine gukora amarepetisiyo badutoza kuririmba natambuka noneho bampa gutera indirimbo naririmba abantu bose bakavuga ngo uyu mwana yabaye uwundi afite ikintu kidasanzwe icyo gihe tugirirwa amahirwe haza umugabo wari uvuye mu Rwanda i Kigali witwa Leonard yaririmbaga muri Come to Jesus ntabwo murayumva Come to Jesus ya Nazarene uwo mugabo atoza korari nkuru ntabwo yatoje yacu ntoya ariko njye kubera ukuntu nabyiyumvagamo cyane nkumva ndi kwaka muri njye nagendaga kuvumbaho bari gutoreza kuririmba uko bari gutoza korari nkuru ya injili nanjye niko ndi kubyumva niko ndi kubitegera umugabo akora umurimo wiwe mwiza basora n'indirimbo zikomeye nziza arataha cyo nabwo za sente zari zikiza kumva nyine ni ikindi kintu kidasanzwe nibaza ko twagiraga isente y'igihumbi pesero urabyumva hanyuma icyo gihe asubiyeyo haza undi witwa Daniel yari conducteur ukuriye korari ya injili noneho aza kudutoza mu y'abana muri matunda adutoje ndabimenya cyane menya amajwi pepepe menya uburyo bayayobora menya uburyo bayatoza menya soprano alto tenor na basse ukuntu boyobora ngenda bimenya cyane ariko ntaba ari ubumenyi bwanje bwakavukire gusa ariko hakabamo naho kwakira umwuka wera kandi mwakira n'impano yanje tayari namaze kumenya ariyo y'uburirimbyi aho rero byaje kugenda neza maze kubimenya burya kugira impano ni kimwe cyangwa se kugira umuhamagaro ni kimwe ariko no kwiga ibijyanye na wa muhamagaro ni ikindi urumva tayari ngize amahirwe yo kubyiga ngize ubumenyi muri cya kintu imana yampaye kuko iyo imana yakiguhaye ntukidevelope cyashira ni nako kwa kundi bibiri ivuga ngo Yesu aca umugani hari umwe umuhinzi hari umuntu wari ukomeye yari afite umurima yari afite kuzinduka atanga italanto ku bakozi bagende bazicuruze bazishyire tubishyize muri ubu buzima ni bizinesi niko kuguheza kapito ukayungura bamwe barayungura bayibyaza umusaruro munini ubundi murabizi yarayifashe ngo aracukura arayibika Yesu wa muntu wa mu boss agarutse harabaza ati se taranto n'abasige nimuze mumpeze accountability mumbwira uko byagenze uko mwazikoresheje bamwe baramubwira ngo dore twebwe mwami twara investinze twashoye imari yacu henshi dore ibyo twungutse ngibi dore ibyo twagezeho nibi wa wundi wahawe imwe aravuga ngo iyanjye ngo namenye kuko uri umunyamwaga ngo ugire umwaga menya yuko ushaka gusarura ibyo utabibye tekereza umuntu ubwira shebuja gutyo bose we gutyo muzi uko byagenze Yesu aravuze ngo wowe wazanye imwe niba kwakiye ufite bayiheze wa wundi waronse nyinshi wagize nyinshi ari we bayiheze mu ncamake barya baragororewe ni ukuvuga ngo wahawe impano wayidevelopinze wize wagize ubumenyi muri yo ukorera imana neza kuko n'imana irashaka ko abanyabwenge nabo bayikorera kimwe na satani ko ashaka abanyabwenge cyane kugira ngo bashobora kuyobya abandi benshi kimwe n'uko abanyabwenge bashobora kuzana abandi kuri Yesu rero mu ncamake kuririmba kwanje naho byahereye i Bukavu tuza kuhava bitewe n'ibibazo bimwe na bimwe mu 2004 dusubira mu Minembwe ku ivuko
ku ivuko. Yeah. Noneho icyo gihe nari nkiri muri wa muro wa mbere, nari nahawe impano, nari mfite n'ubumenyi, ndetse nari natangiye no kwiga keyboard. Icyo gihe twavuye i Bukavu nizeho gato cyane. Tubwire mu Minembwe nibwo bari bakibona keyboard, ntibari bazizi. Iwacu mu Muhana nta mucuranzi bari bafite, yarasubiye mu Mushasha ku ishuri. Njye sigarayo ari njyenyine uzi gukora, nari nzi gucurangisha ukuboko kumwe. Hanyuma icyo gihe rero dukora umurimo w'Imana cyane mu Minembwe, muri Methodiste mu Ijimbo ku Kiziba. Kwa Bitebetebe twari muri iyo jimbo. Ijimbo sinzi uko twabyita, tubifate gutyo nyine, ni nk'akarere mukoreramo. Yes. Noneho twakoraga amakonseri menshi, hariho n'abantu benshi bavuye za Bukavu. Nyine twagiye mu Minembwe icyo gihe, hari abantu benshi. Hanyuma keyboard ni naho nayimenyeye cyane, kuko nari njyenyine, ariko nkabisengera cyane, nkagenda mbishurirwa. Nari nzi gucurangisha ukuboko kumwe, ngeraho menya gucurangisha yombi, nuko ntayo mwazanye nari gucuranga nkaba sample. Tuzayizana none dukore urimo gucuranga. Noneho turacuranga, ngacuranga ndirimba, bangira conducteur w'ikorari nkuru. Urumva i Bukavu navuye muri B, ntabwo ari yabo, twari tumaze nko gukuraho, yari B, fate gutyo. Dugera noneho iwacu Minembwe ngenda muri A mu nkuru nyine, yitwaga Rehoboth. Tukaririmba ku buryo nari muto, urabona ko mutoya nyine, nkaba sinari na muremure icyo gihe, nari mutoya nyine, kuko nari niga mu wa mbere wa segonderi. Twavuye Bukavu ndangije primaire. Wari muto cyane birumvikana. Hanyuma ku buryo rimwe na rimwe bazanaga nk'akameza bakaba bonshiraho kugira ngo abandi bari inyuma cyangwa bandangize ko nta podium uzahabaga, bakaguhagarika ku meza kugira ngo uhagarara urimo ni nka podium nta indirimba sirto, cyangwa abantu ukabona bohagara nko kugira ngo bandangize. Wahagarara ugiye gucuranga na wahagarara kugira ngo ureshe n'abandi uri gutera. Ndi gutera kuko twaririmbiraga ku madiskete, ntabwo twacurangaga cyane. Icyo gihe na madiskete twakoreshaga, wayishiragamo mukaba mwarepese muzi uko igenda, mwagira ubuhanya noneho igakatikira nzire kaba erere diske ndetse beat ikarangira mbere yuko mwe murangiza. Mwe muko murangiza uko nyine ubakompanya. Ariko nyine abantu bagize mwama musa n'abakonje muguye nko mukanzu yagize erere. Noneho icyo gihe turaririmba cyane, twakoraga n'amakonseri y'amarushanwa, rimwe tukaba ba mbere tukaba ba kabiri. Ntabwo twabaga mu bakure, iyo tabaga ba mbere twabaga ba kabiri. Ku Kiziba nabo habaga abarimvyi bakomeye, twabanaga muri korari Bukavu. Mbese abantu benshi nabo baje n'ahandi ngo ni mu Rudabagiza no mu Gahwera iwanyu, bavuze ngo abanye no mu Gahwera Etienne. Hari amakorari meza pe akomeye. Icyo gihe noneho twakora amakonseri, bamwe bakaba mbere ba kabiri, hakaba ubwo duhatanira nk'ikintu runaka, nk'inka, nk'intama cyangwa amafaranga, kuko urabona ubuzima nyine bwa ruguru nta bintu byinshi byari bihambaye. Hanyuma rero tuse n'abihuse, icyo gihe kirahita kirarangira. Hanyuma rero waje kongera kugaragara cyane ukora mu ma album, wagaragaye mu ndirimbo nyinshi, ma album ya za Ebenezeri, za Kadese Uvira i Burundi, gutyo waje kugaragara cyane. Kiriya gihe cyo byari bimeze bite? Yego, icyo gihe rero mu Minembwe tuvuyeyo, nge banyohereje ku ishuri ababyeyi i Buvira, ko icyo gihe amashuri yo Minembwe ntabwo wenda segonderi twari dufite ayo wifuza, cyane cyane nk'amasection nifuzaga kwiga ya biochimie, murabyumva. Icyo gihe mbita nzibuvira, ariko ababyeyi basigara he? Mu Minembwe. Hari n'ibindi byo mu Minembwe byinshi nasize bikomeye. Twagirize ibihe byiza cyane, twakoraga amahuduma, twakoraga imisitari, twagendaga amajoro tuja gutaramira Imana,
twavaga Minembwe tukaja mu Mibunda kuri Pentecoste ahantu bita Mwibakura ndahabona nawe karirimba umuriro ukaka apana ibingibi zo kuvuga ukabona nyine hari ikintu kibaye abantu bose se ukavuga Minembwe yose yagiye mu Mibunda Mwibakura mu Mibunda ibyo bihe reka dusimbe nza kwiga ibuvira mu 2005 2005 noneho shikira muri Kadesi kuko wari uncumbikiye yari perezida w'ikorari ya Kadesi ni data wacu wo bita Rushambara François noneho yari korari ikomeye yari yarabayemo abantu bakomeye mbere bita ba Shoni bita ba Kinihira Shoni ntakihaba Kinihira aracyahaba n'abankomezi David baba mu Burundi n'abanyakiza abo bari baratubanje no bari korari yarubatse amateka yari isanzwe iriho ifite ibikorwa bikomeye noneho ngera muri korari nyine ari korari ifite izina ariko igihe cyabo bo nta mavideo yahabaga yari amabande cassette kuko hari imbere amavideo yari ataraza icyo gihe turatangira turakora cyane n'umwete mwinshi dusenga turirimba dusenga byombi tubifatikanya nigaga kuri segonderi noneho icyo gihe muri Kadese bagiraga keyboard synthesizer nabwo nyine mba umucuranzi w'urusengero n'undi twacurangana witwa Desire Kigogoro wenda bamuzi aba hanze abari kutubona bamuzi bamusuhuza ni umunyamuzinda abantu bo mu Muzinda tubasuje cyane twacuranga twembi twari ba conducteur turirimba ducuranga umwe akaba yoririmba tukaje ibihe ukaba uyobora ukaririmbisha ugakoresha adoration umunsi utabikoze gutyo ugacurangira mugenzi wawe turakomeza tugeze ibihe 2009 ndi hafi kurangiza segonderi nicyo gihe rero twatangiye ibitekerezo gukora album video nyine audio cyo gihe ama live byari cyane byasaba ko muja muri studio mwarangiza mukaja muri video icyo gihe noneho Imana ingirira ubuntu nyine muri kwa gusenga kuko nakubwiye ko impano iyo itarimo amasengesho ntaho yakugeza nta n'ikimaze ntabwo yafasha abantu iriya ngo igere ku mitima y'abantu nta n'icyo wakora wowe ngo wikoreshe ubwawe ngo bifashe abantu utagira ubuntu ngo amavuta y'Imana akugereho hari ijambo ryo muri Yohana biriya izandiko za Yohana avuga ngo mwebweho ntimukeneye kwigishwa kuko mwarasizwe rero nk'aya mavuta yonyine mwasizwe arabigisha abaha icyo mugomba gukora icyo gihe rero hamwe n'abandi twari kumwe twishyira hamwe dushaka uburyo buraboneka tuje Bujumbura gusohora audio indirimbo 10 harimo indirimbo muzi zagiye zikundwa imwe nayoboye waturimbira nk'agace gatoya kamwe muri izo ndirimbo ivuga ngo natamani natamani kufikia nchi nzuri yenye ahadi Yerusalemu mpya huko kwani nchi nzuri ya amani na furaha ndipo tutawaona waliotangulia. Ndikumva naje navuga ku ndimi. Haleluya. Kweli. Ico gihe n'izindi zirimo ajabu mama ajabu baba kuona Wakristo wa leo wanaendea wengine baba wanguke
twakoraga n'amajesite ako kantu ubu none ndi kumva nanjye nakwandika n'amandiko kabisa. Haleluya. Abantu batazabandika amandiko nimukureba ino ndirimbo haleluya ugomba kuyandika uyu munsi. kusingiziana na kutetana kusingiziana na kutetana. Amin, amin. Watu wa aina hiyo wameingiza matatizo kanisani. Kanisa watu, iyo ndirimbo rero turaririmba muri iyo studio twari twagiyemo, nza nibuka na nyira witwaga Anselme, ahantu muri Rohero, sinibutse neza ariko hari hafi yo mu mujyi Bujumbura. turaririmba igihe cy'indirimbo kigeze na tamani ninjiye muri studio kambabwira buriya iyo Imana yakeneye kugukoresha yagukoresha itagusabye uruhusa, itagusabye permission. Iyo yashatse gukoresha uri uwayo, uri igikoresho cyayo, wowe gusa ukemera ukavuga ati ndahari data. Hari ukuntu izi bikora nyine ukabona bigenze gute, nawe ntumenye ukuntu bigenze. Ya ndirimbo ya Janje ngo sinzi uko bigenze, sinzi nuko ubikora. Nza nibuka ninjiye muri studio kuko habanzagamwe aba bakers bararirimba nyine, banzaga bagategera bakamenya uko indirimbo igenda. Wowe washoboraga guhagarara hanze ukazurimba bakabibona uko uri kuvuga. Habaga hari ibiyo murazibona ziriya studio za kera, n'ubu biracyabaho hamwe na hamwe, ariko ntibikunze kubaho nka mbere. Bagashiramo amajwi yose, noneho igihe cyanje gace gutera, ubona ko indirimbo isaba gutera bakakwakira. Ibo barangije habo, ndinjira nambara ekuteri je nyine mu cyumba, abandi bose bari kundeba na producer. Ndaririmba, Imana yo mu ijuru irahaba. Ndaririmba, nagiye aba Benezeri n'abahamya baravyibuka bari bahari, ku buryo producer twarangije dusanga umugabo yarize, umugabo mukuru aravuga ngo ibi bintu kuva ntangiye gufata tibirambaho, ati sinzi ukuntu mungize, sinzi uko bigenze. Ukuvuga ngo nawe nyine haba ikintu kidasanzwe muri we. Nanje ubwanje sinamenye uko byagenze, kuko inyinshi urabibona muraririmba hakaba ese kubanza gukora, njyewe nta byahabaye. Narinjiye nakoze rimwe gusa gutya, uzoyitegere ndayigutuye, irahari kuri YouTube kuri channel yanje, wenda nuyikenera. Ni Byishimo Alex. N'abadukurikiye bashaka kureba indirimbo zawe baraja kuri YouTube bandike Byishimo Alex official, ukandika na Tamani, urayibona. Turaririmba rero, umuriro w'Imana uraka muri Uvira ni Bujumbura. Turangize gusohora audio, gukora amavideo nyumaho. Video nayikoze tayari tukirayi Bujumbura, tumaze gukora audio. Papa Isaza avi Bukavu niyo yakoreraga, azi Buvira kudutwara kwimuka, turimuka tuja i Bukavu, dusiga abandi Bujumbura. Ariko habaye amarira ateye ubwoba, muragiye gute ku buryo barambutse bataha Buvira, twe twagiye tayari. Umunsi wo gukora repetition birabananira, bamwe nyine bamaye emotion baba bakurira gusa, kuko nari kumwe na murumuna wanje Dr. Regan, nawe yari conducteur dukorana nyine unyungirije. Ya ndirimbo mudahaba tena vita kwisha, mudahaba tena vita kwisha, mbio sana amen, uko juu tutaonana, mbio sana uko juu tutaonana. Amen. Umuntu yo kuzuzwa muri interview. Nuko tuba twagenye, nurumva yari musahadi ikomeye muri korari yubakitse, tumaze imyaka myinshi dukorera hamwe.
ku buryo ngo bageze no ku cyumweru nabwo ngo bananirwa gusenga mu rusengero barasenze ariko nyine ukabona nyine hari ikintu cyagiye gikomeye niyo mpamvu uzaharanira Bwana Etienne kugira ngo aho ubaye ubasiga amateka ntukaba ahantu ngo bifuze ngo yaba yaragiye jya ugenda uva ahantu bavuga ati turatakaje bavuga ati kweri iti cyo mugarura ugasigara bakuvuga kuko wahasize amateka meza rero tuvibuka ibuvira urumva twimukiye Bukavu dushike turakomeza tugenda mu rusengero rwa Methodiste hajya twabaga mbere hajya nafatiwe hajya nakiriye umwuka none twasubiye mu ya kabiri muri B kuko bajya ba mbere benshi bari baragiye bimukiye ahandi bitewe nyine n'ibihe byo muri Kongo murabizi hari habaye ibita benshi icyo gihe dusubira noneho mu ma 2010 icyo gihe narengiye kuri kaminuza nabanje kwigirayo nyine iyo ya mbere yo konzano Kampala noneho nja muri Injili A bitamba conducteur titulaire iyo gabagira ngo niti noneho uri muri B mbu mukuru nyine uyoboye abandi ba conducteur ibyo sivyo bikenewe nico twahakoreye noneho Bwana Etienne vugutamina ariko umuriro wake turaririmba bene hahandi uririmba kumva nawe kabisa waririmbye nta deni ufite ryo kuririmba ndabayobora Injili kwaya hamwe n'abandi ndabayobora tugera gusohora audio na video twasohoye album nziza cyane nayo hari indirimbo imwe iri kuri channel yanje izindi sinzi cyo iyo cyo gutwara taramenya ibyo ari byo hari uwagendaga zishiraho ariko mwanditse amatayito muzibona indirimbo ngo Abakristo bubarana nkaje by'ukuri bahanza amaso ku by'isi bizashira bajya mu itorero bambaye uruhu rw'intama hanze y'itorero bakaba inyamaswa Yesu ashimwe cyane usanga bubaha Imana mu bihe bakenye bamara gutunga bakayibagirwa mujye mukora ibyariko mujye mwibuka ko iherezo rya byose riri bugufi utuje imbere Mana uduhe kunesha umubiri tugume mu mbaraga zawe mukiza utwigishe kubara iminsi yo kubaho kwacu uburyo dutunga imitima y'ubwenge tabara itorero waguza maraso yawe tabara imitima y'ubwoko bwawe Mana tabara itorero waguza maraso yawe tabara imitima y'ubwoko bwawe Mana amen kumva kuzuzwa ahubwo abantu bahaye batukurikira uyu mwanya batanga icyacumi twakinyuzeze umukozi w'Imana sindi pasteur tarindi vuga butumwa riri tujyo hanyuma ndagira ngo kubera amasaha noneho twihute kugira ngo tuze gusoza kuko amasaha ndabona yadusize Ibukavu shemo gato Ibukavu ko byagenze hanyuma tugana ku Ibukavu izo ndirimbo zirasohoka ibyacu byari bitaraba cyane barazikinaga mu Rwanda ayo nageraga za Nyabugogo kumva ko baracuranga muri radio nimba ari muri gare n'ahandi nyine benshi zirabafasha mu mitima aho utazi aho utari zigera kuri benshi nico gihe muri yeya nakoze umurimo ukomeye cyane hari izindi bakundaga nyine zo muri album twaririmbaga igihe kiragera mva Bukavu nza hano sinzi niba tayari nta kibi dukomeza igihe kiragera mva Bukavu nza kuko numvaga cyane nkunda icyongereza ubuzima bwanje numvaga torangiriza mu gifaransa ngo bikunde sero nyine n'ukunda umutima wumvaga wifuza nakundaga icyongereza nacigiye cya mbere ku ndirimbo za Hillsong kera tugishiramo bande cassette muri Magneto
Yeah. byaba ibibande bingana gutya bingana na agenda. Numvaga nyine nkeneye icyongereza birakunda za kwigira hano Kampala nyine hano turi Yeah. ndiga ndarangiza turaririmba hano nta bya YouTube byabaga nta social media habaga byari ce murahazi ariko cyane cyane muri iyo myaka nka 2012 nibwo naje irangiye 13 14 15 kugeza igihe twarangirije amashuri subirayo nasubiyeyo gato narakoze cyane nk'igihe cy'umwaka muri Gerison des Ames y'Igoma ikorarizwi Bersheba bajya barimo mfite rendezvous na Yesu uwagushaka yagusa nasanze barazisohoye nje nabaye mu bya kabiri nabwo turakora bon kugeza igihe nagarukiye hano kugeza uyu munsi. Okay, hanyuma rero tugana ku musozo ndagira ngo twihute ndagira ngo kwako urugenzi ndumva waciye urugenzi ni rurerure cyane kandi sinzi uko ushobora kugenda urugenzi ruresha gutyo rutarimo ama challenge cyabuze se imbogamizi ni zembogamizi ushobora kuba warahuye nazo muri urwo rugenzi rurerure tubwireho nke cyane kugira ngo turangize. Murakoze cyane Bwana Etienne. Rwose nta murimo utagira intambara ntibibaho. Uko Imana iguha ikintu icyo kintu kiza gifite n'ama challenges cyangwa se ibigeragezo byacu ariko Imana yarandinze cyane mu muhamagaro wanje yarandinze kugeza uyu munsi mbikesha Imana si imbaraga zanje Swali ni bavuze ngo si kwa majeshi wala silaha ni kwa Roho Mtakatifu. Tugeze hano rero imbogamizi social media yabaye hasi cyane rwose kubera ko igihugu kwanza ururimi ni Urugande n'Icyongereza so ubwoko buvuga ururimi rw'Ikinyamurenge abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda abavuga Ikirundi cyangwa se n'izindi mizindi tuzi ugasanga ni bakeya paraporo y'abahatuye kandi ugasanga bamwe wenda ntibari bamenyereye cyane ibya social media usanga byagiye bimbogamizi ugasanga kujya hajya wakoreraga n'amakorari twari tumenyereye hano ugasanga amacaces tugiyemo n'ama worship team gusa si amakorari nka kujya twaririmbaga amakorari twari tumenyereye ibyo bimbogamizi cyane ururimi na environnement buriya ni ikintu gikomeye cyane mu bijyanye n'umuhamagaro w'umuntu hari aho ushobora kujya ibintu byawe bikajagaragara utabishizemo n'imbaraga nyinshi hari naho waje bigaceceka kubera environnement wasanze environment rero environment ntiyatwemereye gusohora ikiturimo ngo kije mu ma social media ariko cyarakomeje cyane mu buryo bundi busanzwe murabizi mu ma churches ya hano murabizi pe kugeza n'uyu munsi wa none izo mbogamizi ndatinze ni nk'izo ni indimi na environnement yaho twaje. Hanyuma rero ibyo byose bimaze kurangira ubu ngubu ndagira ngo noneho uduhe kuri projet mushaka kuba mufite kuko urabona muri career yawe ya music n'ubundi ubu ngubu n'ubundi ngira ngo tugusanze hafi ya studio ubu ni zihe projet mufite zisha mushaka kwereka abakunzi banyu abantu babakurikirana abatari babaherutse ni iki zihe projet mufitiye ubu ngubu? Murakoze cyane ndabizi hari abantu benshi badukunda badukundaga kuva muri Congo badukunda mu Rwanda badukunda muri Tanzania mfite abantu badukunda muri Kenya muri Congo iwacu yo tuvuka na hano mu Buganda. Hari indirimbo twasohoye niyo makuru meza nakubwiye abongereza bazavuga ngo there is something in heaven. Hari gikoreka rero hari indirimbo twasohoye ama video live recording mu minsi mike muri uku kwezi cyangwa ukwezi kwa kabiri zizasohoka muzazibona ni nk'ibyo mugira amatsiko muzazibona mu minsi mike kuri Byishimo Alexi bazaziyasanga zarasohotse se cyangwa ntizirajaho barimo barazitunganya muri studio ariko twararangije. Hanyuma rero akabazo ka nyuma ariko dusorezaho hariho ikibazo ubu ngubu nashaka ko urabona dufite abaririmbyi benshi hano muri Kampala abanyamurenge
n'abatari abanyamurenge n'abandi bavuga ururimi Yego, twumvikana yego. abanyarwanda barundi ariko hari ikibazo cy'uko ntabwo turagera kuri standard muvuge ngo wicaye nko muri mu nzu ku rugero wumve baplayinze indirimbo y'umuntu runaka nko kuri TV tuvuga ati UBC Cyangwa unyuze nko mu muhanda. cyangwa nko mu muhanda nkuko urabona iyo ugiye ku muhanda nko muri Sekiro wumva bacuranze nk'indirimbo za ba Meddy n'abandi Yes. batari abahano rero sinzi icyo kintu rero nk'abantu bari muri industry ya music ya gospel bavuga ururimi sinzi ikintu gituma mwebwe kiriya kintu mudapushinga ngo murebe uko mwabona namwe ukuntu muzamugera hariya basi umunsi umwe wicara ukumva playing nk'indirimbo tuvuge ya Dedo cyangwa se Naomi hano ni ikintu mu by'ukuri byatangiye uri umuhamya ko Kampala hariho amafruits hariho imbuto tayari zatangiye kuja hagaragara ba Dedo ziriya ndirimbo ibyiza kuri nge n'ubu tugiye kubonana muri bene ibinyine byo kuririmbira Imana ba Naomi ya ndirimbo ivuga ngo nubwo amagambo yanjye ataba menshi ni abantu Kampala murabona ko biri kuzamuka kandi bumwe n'imbaraga ubwo bumwe turabufite buri umuntu aragerageza kubona ko icyo afite gihuze n'ic'abandi turebe icyo twageraho twazamura umurimo w'Imana rero birahari kandi byatangiye si nka mbere imbogamizi zo wazumvisha zatumaga haguruka ariko ubu murahari muradufasha mwebwe aba producers mufite ibikoresho nk'ibi mu minsi mikeya rwose twizera ko hari ibintu byiza biri kuza. Sawa urakoze cyane reka tugushimire Yego. ko wemeye kubana natwe nizere ko noneho ubutaha nitugukeneye bitazakugora Yego rwose. Urakoze cyane hanyuma sinzi nimba hari message waba ufite ushaka kubwira abantu message cyane cyane ku bajyanye n'abaririmbyi aho mwaba muri hose ku isi mugende kuririmba bisaba gukora bisaba imbaraga bisaba practice ariko cyane cyane ikiruta byose ni ukuba mu ijambo ry'Imana Imana ikagusiga Imana igasiga ryajwi kugira ngo bifashe abandi mukera n'imbuto nziza impano buriya yakuzamurika kugeza ahantu hakomeye ariko ikihakurindira n'imbuto uherera. Murakoze cyane Imana ibagire neza. Sawa urakoze cyane reka tubasezere njewe nitwa Ruboneka Etienne kubusanzwe iyi ni Ikaze Media hanyuma rero reka nibutsa abadukurikiye ko niba wifuza video nziza yaba video y'indirimbo video ya mariage video z'amaniversaire ibyo byose turabigukorera hanyuma n'amafoto mu bukwe byose turabikora n'amakeke ushaka amakeke mu bukwe turabikora abadukurikiye hari icyo wifuza muri ibyo ngibyo watugana watwandikira kuri email cyangwa se ukatwandikira kuri phone isanzwe email yitwa ni ikazemedia@gmail.com watwandikira aho ngaho hanyuma na namba ya phone iri aho ngaho watwandikira hanyuma icyo ushaka tukakugezaho. Sawa murakoze cyane turabashimiye mwese aho muherereye ko mwakomeje kubana natwe kuva twatangira umwaka ushize ubu ngubu turi mu mwaka musha tunabifuriza umwaka musha mwese naho ubutaha.